Imwe muri business zikunzwe kandi zitanga amafaranga niyo gukora amavuta. Bivugwa yuko mu myaka 4000 ishize mbere ya Yesu Kristo amavuta yari yisigwaga kandi amavuta yari igikoresho ndetse ari ikintu kizwi na bose. Mu duce twa Mesopotamia, Misiri ndetse na hafi y'inyanja ya Mediterane, ikura ry'ubukungu bwaho ryanagenderaga ku buranga bw'abantu baho. Kimwe mu bintu abagore bo muri icyo gihe bakoreshaga bwari uburanga bushingiye kwisiga amavuta meza anahumura. Muri iyo myaka ya kera cyane, abagore bashishikazwaga no kwiyitaho kugira ngo babe beza. Amwe mu mashusho ya kera yo kumva, ayo ku nkuta n'ayo ku mabuye aconze, yerekana ko abantu bo muri Mesopotamia na Egiputa bari bamenyereye kwisiga amavuta no kwitera imibavu. Ibishushanyo by'abagore bo muri Egiputa babaga bisize cyane ku maso byarakundwaga cyane. Nanone twavuga ko Abisirayelikazi nabo bayisigaga. Umwe mu bakobwa ba Yobu, uyu uvugwa muri Bibiliya witiriwe n'igitabo cya Yobu, yitwaga Kereni Hapuki. Mu gihe burayo iryo zina risobanura ihembe ry'irangi ry'umukara basiga ku maso. Ni ukuvuga ko agacupa cyangwa agasanduku babikagamo ibintu bisiga ku maso bimeze nka tiro cyangwa se ibindi bintu abantu bisiga by'uburanga muri iki gihe. Amavuta ni ikimenywa na bose kandi ni ingenzi cyane. Hari abantu benshi ndetse barenze umwe bigoye ko bava mu rugo batabanje kwisiga amavuta. Yego, birumvikana cyane. Birasa naho n'ubundi amavuta yageze no mu Rwanda mu bihe bishize, kuko hari imigani yo mu Kinyarwanda ya kera igaragaza yuko amavuta yarazwi. Urugero, amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Uretse uruhurirane rw'ibyatsi runaka cyangwa se ibindi bintu runaka abantu bavanga kugira ngo babone amavuta, Abanyarwanda bo hambere habo bari bafite uburyo runaka babonaga amavuta. Ayo mavuta yitwaga ikimuri. Uzumva undi mugani wo mu Kinyarwanda bavuga ngo amata yabyaye amavuta. Ibi byakorwaga bacunda amata cyane kugeza igihe amavuta yitandukanyije n'ibindi bice runaka, maze amavuta babonyemo bakayita ikimuri. Bayifashishaga mu buryo bwo komora, beza, gukanda ndetse no kwisiga. Uretse abantu bo mu burasirazuba bwo hagati bari bafite ibiti bya Elayona, nta yandi mavuta wabona n'ubwiza busaga ay'ikimuri. Reka turebere hamwe imimaro runaka y'amavuta. Amavuta yoroshya uruhu kandi amavuta afasha gusukura no kurukuraho imyanda. Amavuta arwanya indwara z'uruhu nk'ise ndetse n'izindi. Hari n'amavuta runaka ashobora kongera ubwiza bw'umusatsi cyangwa se gutuma umusatsi ubyibuha. Si gusa kuko amavuta yoroshya uruhu akanarubobeza, agatuma uruhu rusa neza, mbese nk'uko bigaragara iyo ubonye umuntu wisize amavuta cyangwa se we wayisize. Burya rero amavuta ni ingenzi cyane ku ruhu rwacu. Icy'ingenzi ni ukubaza kumenya ubwoko bw'uruhu rwawe n'amavuta runaka ushobora kwisiga. Mu ijambo rimwe twavuga ko amavuta ari we mubyeyi w'udukarishya buranga tugezweho two muri iki kinyejana. Ariko nanone ushobora gukoresha amavuta nabi akakugiraho ingaruka. Hari n'ubwoko bw'amavuta yongerwamo ibindi bintu runaka akaba yakwangiza. Wagiye wumva cyangwa se uzi cyangwa se ukoresha amavuta yagiye yitwa mukorogo. Aya mavuta ni mabi. Aya mavuta aba arimo icyitwa hydroquinone. Iyi hydroquinone yangiza melanine. Melanine akaba ari substance ikingira uruhu rwacu imirasire y'izuba. Iyi melanine ni nayo ituma uruhu rwacu rwirabura, ariko ikaba nziza mu gukingira uruhu cyane. Melanine ni ingabo y'uruhu. Amavuta arimo hydroquinone iyo umuntu ayisiga aba agabanya ubudahangarwa bw'uruhu. Ntirushobora kwirwanira kandi urugenda rushiraho buhoro buhoro rugasigara ari ruto cyane. Iyi produit ya hydroquinone ni mbi cyane kuko ishobora no guteza kanseri uruhu uyikoresha. Ni ingenzi kwita ku ruhu rwacu kuko uruhu iyo rwangiritse biragorana kubona urundi. Ikiba gisigaye gusa ni ugukorerwa icyitwa plastic surgery, bisa nko guhindura uruhu runaka bakagushyiraho ikindi kintu. Uretse ibingibi kuba bitakwigonderwa na buri wese, kwangiza uruhu rwawe urusigaho amavuta adakwiye bishobora kugiraho ingaruka nini cyane, bigatuma rusaza mu gihe cyangwa ugasa nabi cyane. Iyo ukoresha amavuta meza ajyanye n'uruhu rwawe kandi yizewe, bituma usa neza kandi ukagaragara neza. Iterambere ry'ubutabire rya vuba aha shimi
ryagaragaje cyangwa se ryahuje uburyo nawe ushobora kwikorera amavuta meza akwiye kandi y'umwimerere. Umwe mu bahanga ba vuba aha ngaha mu dukarishyaburanga tugezweho ni James Dimitri. Ni nyir'ubuhanga cyane mu kumenya icyo uruhu rukeneye rw'umuntu kugira ngo rube rusa neza. Uyu yakoze brand z'amavuta menshi azwi kuri iyi si. Abazi iby'udukarishyaburanga James Dimitri baramusobanukiwe neza. Mfite ubunararibonye ku bakiriya banjye kandi ntabwo mbafata gusa nk'abaje kunyungura, ahubwo mbafata nk'inshuti. Ibi nicyo gituma usanga nshobora gusangira ubuzima bwanjye n'abandi ku mbuga nkoranyambaga, byo nkora n'imimerere y'uburyo mbiteguramo. Ni ukuri nawe nasa nk'ukubwira nti urakaza neza mu rugo iwanjye. Ubu rero ntibikiri ibanga, nawe wakwikorera amavuta iwawe. Ikigo Home Garden Wide cyagufasha gusobanukirwa byose ku bijyanye no gukora amavuta akomeye, ayazwi nka gikotoro ndetse n'asukika, ayazi nka lotion. Niba hari ibintu by'ingenzi mu bicuruzwa bitabura umuguzi, amavuta nayo arimo. Biragoye ko umuntu ashobora kuva mu rugo yumva ko yarimbye asa neza atisize amavuta. Business natungaho urutoki wakwiga uyu munsi ikakubyarira gukora amavuta biri mu bya mbere. Ndishimwe Josué Maripasi. Home Garden Wide, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Garden Wide. Tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane. Tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane. Amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Ku bifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Garden Wide ubaye igisubizo ku Banyarwanda.